kirenge cyafata baro akimara gufata baro arahumiriza tuza nkababwira ni mutega amatwi no mbasobanure nitonze nta guhubuka ati abacakara ukuntu byagenze biti ati abazungu icyo gihe babaga muri Brazil baje kuza muri Afrika bafata abacakara babirabura babazana muri Brazil atari ko abanyafrika bageze muri Brazil uko bari bakomeye cyane abanyafrika buraturi bisore sinzi mutanyo mbona ngo baje gucika abazungu bajya kuba mu ishyamba ngo mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirinda umuzungu mu gihe yabataka aje kubasubiza mu bucakara ngo baje kuvumbura tekinike bazajya bakoresha barwanya umuzungu ari bitaga Jiga. The foundation of capoeira. Ati iyo tekinike bitaga Jiga niyo yaje kuba inkomoko ya capoeira. Wabyumvisha bavuga ngo capoeira ni nyabanya-Brazil. Capoeira yavumbuwe n'abacakara babirabura bari baraturutse muri Afrika. Bivuze ngo capoeira ni tekinike y'abirabura si y'abanya-Brazil. The martial art. Yaje kuvumburamo martial arts cyangwa se imirwanire imikino njyarugamba. And slavery was finally abolished. Ariko byaje kugira ubucakara burarangira. Of the jungle. Baza kuva mu ishyamba. Capoeira was outlawed throughout the land. Capoeira icyo gihe yaje kugenda iramamariza izenguruka hirya no hino mu gihugu gusa ngo capoeira nayo ubwayo yaturukaga ku cyitwa Jiga. Football. There's a perfect way to practice the Jinga. Ati kugira ngo iyo nababwiye Jiga ni Jinga. Ati iyo tekinike yabitaga Jinga ubucakara umaze kurangira baje none gutangira kuyikinisha football abanya-Brazil iyo tekinike yaragiye yamamara hirya no hino ijyanye n'imirwanire none football ahiziye batangira no gukoresha tekinike bitaga Jinga bayikoresha mu kibuga muri football. Arrested. Ari wasanga umuntu akubita amarombo magarinci byose bisa nk'ibijyanye na capoeira murabizi. For long, the Jinga evolved, adapted, just ati ayo Jinga yo style twari twavumbuye buryo bakinamo football ijyanye n'imikino njyarugamba y'imikubitire yaje kwamamara cyane ndetse iragenda iduhesha ishema nk'abanya-Brazil cyane. Muri Brazil hose iragenda iramenyekana ko ariko dukina. Most believed our Jinga style. Ati ubwo habaga igikombe cy'isi cyo mu 1950 abanya-Brazil bose bizeraga ko iyo tekinike yacu ya Jinga ayo y'amacenga usanga ba Kristo usanga bari aba Ronaldinho bateraga ari gakondo cyangwa se karande n'umurage twari twarahawe n'abakurambere bacu bakomoka muri Afrika ya tekinike dutangira kuyiburira agaciro aribwo batangiye kuvuga ngo reka tujye dutoza abana bacu style ikomoka mu Burayi kuko babonaga Brazil irakinnye iratsindwa kandi yakoresha ya tekinike Jinga. Ati gwera icyo gihe kuva abanyaburayi badutsinda turi ku gikombe cya finali cyo mu 1950 twatangiye kwiyambura tekinike yacu ya Jinga dutangira kwa adopte cyangwa se kugenda dufata tekinike z'abari abantu bakomoka mu Burayi iyacu ya Jinga turayanga burundu. Umva mubwire wa mwana wewe nimba wumva ko tekinike wari ukugaragaza ko ugikiye Jinga ya tekinike ya kera bita Jinga cyenda abari ukina kandi ibyo biraza gusaba umuhate. Ese umuhate bigenda gute ufite wa mwana we? Iyo ufite umuhate wemera uri ukiyakira aho kugira ngo bahunge genda ubereke ko wiyakiriye ubereke na tekinike yawe ukoresha pana kwiganiye abandi. Wibahunga subira mu academy ni nyira academy mubwiye genda wereke coach umwereke uri we aho kugira ngo umungu utamweretse no uri we genda umwereke style yawe ya Jinga y'abakurambere we kari ukoresha utazigira unayirika katorore. Umwana coach aramubwiye gare moshi yarije ngimufate mujyane mu cyaro yanyuzeho umwana arayirika. Turi muri Santos na kaji gafite n'ikipe yitwa Santos nuko kipe ya Santos yari n'ikipe byari byakirinye n'ikipe byari byakirinye Santos bayiteye bitatu sifra waraririye bamuje gukina tekinike biramuvangira tekinike yindi yasanze hano iramuvangira muze yamuciriye siri nyira akadema tu wa mwana wakoze ibyo nakubwiye mwana niyumva mwana afata baro miranga ari gukina football y'abanyaburayi ntago ari kwiyakira ngakine ibi murimo kubera ko cyamubwiye ati tufate iby'abanyaburayi ariyo muri minsi usanga wa Mujinga uri inkoko kina football nakwigishije ariko kumyigisha tekinike z'abanyaburayi no muri minsi nabonye namwe arataye umuco musige mwarafashe w'abanyaburayi. Arongera areba muzeyi fona muzeyi atangira kumubona papa we papa yamwigisha gukinisha umwembe uyu mwana ni umuhanga cyane. Muzeyi yamubwiye ati iyakire wewe uri we ugaragaza tekinike ufite nta mpamvu yo gukina ibitakurimo cyangwa iby'abandi bereka uri we byangwa baberetse uri we. Mwana abona bariraje shira ku gatuza uko shira ku gatuza umwembe tangira kontora baro uko kontora umwembe robe ubundi binago byari byeme muri football ya kera nago byapfaga aho nabonaga babikora. Arongera arayifunga asebye umugabo mutera mimba wa mwana ati nago nabikwigisha
baramwigishije uwo ni coach. Dore mimba nira nisebanye gutera umugabo wawe mimba umusa nk'umuteye inda umugize umugore. Aro manukano yarariba muzeyi mwana gerana mu rubuga rw'amahina abona bamutangiriye ni benshi. Zamura bare zamura hejuru tangira kwibuka ba buryo bamubwiraga ati mwana wanjye kubita umwembe garinji arayibona hejuru barakegeranya na ya myembe se yamwerekaga mu giti arababara ni benshi bamugose. Abazungu barariba uriya mwana bira ko twabimuje tutayimutoje arazamuka kirabiranya arabacabiranya muri 90 igitego babateye bitatu barongera baratangira. Icyo ni icyambere saza byukora twemeje tekinike y'ubujije umwana ari kuyikora neza cyane. Katurore mwana fatana umunsi urarenze bamupingaga nkamukinga warwana we coach aramuhamagaye rwana biri ukoze byari biki babarire genda wongera bikore wa mwana we coach yabonye birya nimba bira bintu bikora genda wongera bikore. Umwana avuye none arashyigikiye no coach aremeye umwana sibyo nakubwiraga aranze bitaga jinga uramubona ni jinga nuko yakoraga nibyo ubona muri iminsi basigaye bakina. Papa mukabarona umwana wanjye we wona umwana wanjye mumindi byeri mama ari hano ati ubu ngubu bagiye gutangaza urutonde rw'abakinnyi bazahagarira ikipe ya Brazil mu gikombe cy'isi. Sasa bari bagiye guhamagara urutonde bagiye kuruhamagara rwo bazakina igikombe cy'isi. Umwana yasuye umuryango w'iwabo reka twumve. Turamaze uramubwira ati wa mwana we bikore kiba batera baro ayifungira ku gatuza arayifunga arabanza aramedita fose yamanutse mwana bacamo jinga yayigaruye bonye ko n'ubundi na gutera inkokora bamuvuna arazibukira aramanuka jiko manuka warwanaye kure yo tekinike. Mwana aramanuka wenyine aca mu bagabo sebye uwa mbere ahohotera uwa kabiri abacamo ari batatu tanga pase ku isahane galinco aramanuka nawe. Umwana yagaruye tekinike y'abakurambere bayita jinga aroba umugabo wa mbere undi nisebanya aroba uwa kabiri buriya ni ubutindi ni ubugome kuri uwo mugabo.